mwese mwageze yego ya meze mutese tumeze neza nta kibazo kazi biragenda urebye abandi bakozi se mubona bimeze bite nta raporo muri kumereza ngo bimenye bimeze bite urebye raporo iyo urebye bararenze nta kibazo abakozi bana bakwitabira kandi bakakorana umurava nta kibazo kandi nababibona kampani igenda itera imbere. Okay, nange ndabashimira rero mbashimira ubwitange bwanyu mbona ko mwakoresheje imbaraga nyinshi kugira ngo cyo tugezeho tugere ubu ngubu. Okay, rero ngomba no kubashimira ntabwo nzabura kubashimira uko byagenda kose mu ushobora gukora kandi no kwitanga ndetse n'abakozi mubona bitagenda neza nyine abo ngabo mugomba kubahindura kugira ngo dushinyanga twishyiremo abandi bashoboye guteza kampani imbere. Nize ko nta muntu ikibazo cy'abakozi muri mwebwe. Urebye abakozi yenda mu ruhande rwanjye mbona nta kibazo yenda bakeneye kongeramo abandi kugira ngo byibura akazi gakomeze kugenda kihuta. Hari nk'abakozi byibura nka 5 bakenewe kugira ngo byibura akazi kagenda neza. Hari n'ibikoresho nabyo bikenewe nk'amamashini zirakenewe kugira ngo byibura dukomeze gutera imbere turushe kugira ahandi tugera. Urumva nabyo birakenewe. Manager ibintu rubizi arabikubwiye tero aramaze raporo yasoje kuri mwe bimene Kamira cyangwa igiye korohera sha utese nigeze kuri ndabize ko nayo ndimo kumufasha kugira ngo ibintu bigende neza. ubu ntabwo uri mucanga cyane ramenya amakuru cya gihugu kigiye kujya hanze yo kujya Burayi sinzi igihugu kigiye kujya ngo n'umisa ambwira ngo kwagiye bivuze ngo ni gitaragiye kuri mail rebe wowe na koze ufite wongerejwe ntabwo ni mu nanjye ndumva ari ibyo ngibyo sibyo mu mashini akeneye wari mashini zingahe mwese nesha numva ibyo ari ikintu cyoroshye rero utuvugana ndagira ngo mbabwire ko ndahari ntabwo mpari muri no minsi mfite urugendo ahantu ugiye kujya rero Isimbi agiye kubasigaye mu mwanya wanjye cyeka raporo zose ngomba kujya muzimwihereza mugomba kumwubaha kandi mugakorana neza nkuko nanjye twakoranaga neza. Gahunda zose ngajya zikorera kuri telefone kizajya kibayobera mujye mumbwira yego rero Isimbi nona ntusigariye mu mwanya mwubahe kandi uzitwara nabi ufite uburenganzira bwo kumwirukana. Rero ndumva nkuko twari dusanzwe dukorana yego nawe muzamwubaha yego kandi kuzagira umuntu umwe ugira nk'uburangare mu kazi mu rugo ndahari ahubwo nzaza nsanga byibura hari izindi mpinduka siko bimeze. Okay, ndumva rero abindi byinshi turi kubabwira uyu munsi ngo yasubira mu kazi kiwe hanyuma kujya hanze ni ukugikurikira noneho sibyo kagenda buhoro urumva aracyibukiranye washaga icyawe mpaka kizaba kigiye hanze twagezeyo nta kibazo. Buri kuvuga ngo ugiye kutworohera bwo ndumva ari bugiye kugora. Oya noneho kizagwa hanze azagwa hanze urumva ko hagiye kuza mereri yo gutega tegase ayo mafaranga ni make ntabwo uzatugera mu reka no bizakoroherwa nawe bizakorohera sikimono ko yaga mu Rwanda kwicaraga ntabwo byemewe. None kujya gutsinda umuntu mu gihugu cy'abandi nibyo byemewe
ubwiwe n'iki ko atagiye muri Amerika avuga ko abandi aribo bakinitse bakubwirwa n'iki se wowe dore ikintu gihari rero cyangwa nahembwa shaho byihurira ariko hey yewe nakubwiye ngo ushaka umutwe uzambire ngo ukuzane ntawe nkeneye siko bimeze ntawe nkeneye ukuntu ibintu bimeze kino guca amafaranga yo kugira gute kumutsinda hano mu Rwanda ntabwo njye nari nzi uko agiye kuzamo ibintu byayo byo kugira ngo mu Rwanda shaho kwica ntabwo byemewe banagufasha wahitana ukwica cyose n'ibiki wowe kumujyana mu mumenyi cyangwa n'umuntu ufite ikindi kibazo yasaba murakoze ndikumva n'ubundi tuzakorana neza nk'uko n'ubundi twakoranaga kandi turabashimira kuba murishimiye kandi mukaba n'ubundi mukomeje n'ubundi kudutekerezaho namwe muzagere urugendo rwiza kandi nizeye ko n'ubundi na Simba tuzasigarana tugakora neza kuko n'ubundi tukadusangamo sawa nta kibazo rwose sawa murakoze sawa n'umuntu wese yasubira mu kazi ke n'umuntu ufite ikibazo icyo wabwira abantu icyo nababwira ni ugukora cyane tugatera imbere uburyo bwose azagaruka asanga ibintu byarageze ku yindi ntera sibyo kandi ndakeka bizagenda neza cyane okay kuma nta kindi rero n'umuntu wese yasubira mu kazi ke ibindi turajya dukominikana kuri telefone nta kibazo sawa ukuntu ibintu bimeze gena guca amafaranga yo gutsinda umuntu hano mu gihugu njye ntabwo nari nzi uko hazazamo ibintu bijya mu mahanga naje kureba nsanga kwica mu gihugu ntabwo byemewe abo ndi turaboze ngo kwica ibintu byo kwica n'ibise n'ibiki nawe ugira amatwi yawe urayadereka amatwi ntabwo ari Rwanda bisa nuko mbyumvise ndabaraguye umuhungu hari inka yanagize hirya avuga ngo kirimo kiduka cyararwaye yamazagende bayice bayibage bayihe ababazi ya turi kumwe n'ahakora sawa igenda sha muzayibage muyihe abayiye bayirye muzanira amafaranga niyo niyanka kandi bayikundaga kubi hane nabo nagenda akibaga bazagira no kugira ngo uzadupfira ubusa uzazana amafaranga nshaka telefone jayide ufite yahise kari kumutora nabi nimbi ntabwo nyikubona twabandi bana tuba turi kumwe ku kazi bafite amatelefone meza meze bon nawishimye nano byageze bareka nekisha iyo Imana itaragutabara igira uti gabanya umusoro nanjye noneho ndi mu mashi ndusha imbaraga wowe ni wowe narebaga ejo bundi isura ari Imana ntabwo igiye ubura kugira sheringi rimwe wambwiraga ngo mama wanjye rero we nta kibazo afite uzi ukuntu cyagiye burya duhura mvuye kuvoma nashyitse yitukiye Jerime mu mutima byagenze wawa ari kwibaza impamvu mvuye kuvoma kandi nayo nyine mubwira ukuntu amazi yayoze yose mbese ibintu byose ari njye biri kumutwara arambwira ati genda mwana wawe mfite amamashini meza ariko ngiye mfite telefone mbi ya telefone nagugura y'ibihumbi 500 nimbi uyo ngo ushaka yangahe miliyoni 5 umfata mu mafaranga twabujagara mu magazine ugenda ugura telefone ejo bazayikwiba n'ukuntu urangana cyangwa ugikubite hasi kimeneka koresha telefone nta kibaye ibyo kugenda wiganana ngo abandi bana mukorana bafite amafaranga nyine niyo mpamvu yafite yayandi wabitse nose uzabatugisha iki twa dufaranga ukorera nitwo twazatunga ururugo hari amafaranga y'umwaka amafaranga y'umwaka nayo kubahahira jabede nta uzakoresha iriya ugiye kunkoresha ingiyi se bitwaye iki mwese kuri umusaza uritaba
ugahamagara ukagira gute basi se ngubandi icyizere uzayumvira vuba wangiriye amaruhuko ubundi ibindi byose birimo birakurikirana nta kindi kintu uvuze ntacyo pe ese urumva atari umubyeyi mwiza oya n'umubyeyi arega ikibazo cye nuko nta mwanya mwe none se waramufatiranye nyine umubwira uko byari bimeze nawe yarabibonaga bigaragara kuko yambonye mvuye kuvoma kandi n'ubu nari nagiye no kuvoma cyagiye kari bwa mbere none se uba ubona harimo impinduka basi noneho bitandukanye na kwa kundi byari mana aho yaje ukora ndagushimiye yesu we mbega umuriro wa Germaine ariko noneho nyina nazaba ndahari manza zanika yabyihorera imana ntabwo ubu rero ikibazo yaguteza abantu gisigaranye ni kimwe shani ibibazo byambanye byinshi meze bite iyo nekereje ku muryango wanjye mbura ibitotsi ubu nta kindi kimpangayikishije bya Germaine n'ibyiwe ntibimureba ubwo mama we yabimenye ubwo arajya mba hafi ariko umuryango wanjye ese umuryango wawe ariko uzi kubaho nta nyoko wanyu nta nyokorome nta muvandimwe sinzi ngo mbese nta n'amakuru na make mfite urukumva ni ikibazo kuko nubwo bimeze bityo ariko nzabakenera kandi nakabaye ndi no mu buzima bwiza wanasanga uzi ko nagiraga musaza wanjye kumva nagiraga musaza wanjye tware bato pe ubu nimba ngana gutya ubu nawe yarakuze ubu sinanamenya ngo ameze ute ubu tunahuye sinamumenya ese umusaza wawe wariho icyo nyine nicyo kibazo nibaza ko twatandukanye tukiri batoya none se ubu nimba ariho ku buryo uba umuhuye utana reka ntabwo namumenya pe yari muto cyane karange nari muto ni nk'uko nanjye atamenya ubu ikibazo gikomeye urumva rero niko ganasigaranye ariko nabyo bizashoboka ubu ntabwo ubona ko Imana ikora yewe mfite ibimenyetso birenga kimwe zaca inzira nabyo nizeye ko bizemera bya musaza wanjye byoho Mana nuko rusengero jya wizera none se birabyo sinakugiraga inama umbwira ati nta cyizere habe none se ntibyikoze utanavuze n'ibindi zere ko bizakunda reka nizere ko nyine yabinteye amarira we yazanamuza ariko umunsi twawe na musaza wawe cyangwa ngo tegereza nazabona kuko nzakubwira byari siko ibintu natubije hanze ntabwo biraza umuntu ajya ko yanabicuruza yenda hayabona n'amafaranga nabitumeje utareba basi se wamera mashini yawe ko ariyo nziza njye nkoresha iki mu kazi se njye nkoresha iki mu kazi yagwiriye yanjye rero ntabwo ngiye nikukunda bana bakobwa we ako bana bakobwa icyo wumva cyose ukuze nimumpereze ngaho zagenda ijyane uza kuzana iriya ntacyo urakoze papa sibyo sawa mukobwa wanjye tangiye kunywa icyayi sawa bon appetit abana we arapfa kukubona mugenzi we afite telefone ati nawe ndashaka iyi ngiyi n'ejo ntabwo niba bamuguriye ntuza vewiti nawe azamuha ati nawe ndayishaka umvaga kurunga ariho nshaka uzamubona ni ukuri abaye atarapfuye icyizere gihari cyinshi nuko muzahura kandi mukamenyana Imana ntizabura uko ibigenza ubuze ibintu mba ndi kwibaza ngo bibaze duhuye tugakundana tukajya mu rukundo ni ikibazo n'ihurizo ariko reka twizere ko bitabaho ariko hari n'igihe byabaho kugira ngo mumenyane mugahuza amateka yanyu hakabaho kwibaza icyabiteye ugasanga nyine havuye n'igisubizo nyine gusarisha inshuti nziza pe ubu ngubu nyine navuze ataho kugira ngo mbone amakuru meza ndishimye kuko iyo utuje mu mutima nanjye mba numva ameze neza kuko kugira inshuti ufite ibibazo nyine biba bigoye ariko dushima Imana ko bigendeye cyane sinuje cyane pe ariko aho uko bimeze nta kibazo none se ko wari ufite imisonga rimwe iruta zeru pe ko wari ufite imisonga ibiri umwe uvuyeho ubu nasura nta kibazo naseka nisanzuye ariko Germaine yarangiza ibyo ngibyo byatambutse bitambuka ariko nanone umuruho w'agahinda ariko
igihuta agahinda katashira ntabwo biba byoroshye ndeba cyane rimwe n'ikiri koneshwa kuri nyina uvuga ati Uwiteka wabihisemo nyine ariko ntakundi ari rero musangiza ko aya makuru mubwire nyine aho bigeze dawe utaguma uhangayitse ugira ngo niko wakunda bimeze ubu Yesu yanshyiriyemo akayaga nanjye ndi kukumva gahuhera ngo rero ntabwo umuhangayitse kandi warakoze kumbera inshuti dukomeze umfashe gusenga basi ndabona umuvandimwe wanjye bizashoboka kandi bizanakunda twe twizere. thank you. Arameze neza kwa musore. Nanjye nawe meze neza. Tuvuze ati ntabwo natangira akazi byibura naje kurana no kumeze ko numvaga nawe ngukumbuye cyane. Amakuru yawe Si amakuru ni meza. Nakoze kuva kunsubiza. Buriya mba najyamye ndi kumwe ndi gutekereza noneho hari igihe njya nkurura nk'ifoto yawe nkayitegereza neza nkamara nk'iminota nka 30 ariyo ndi kureba gusa abate nanjye mu gitondo ari naho ubona kuza kubona mu gitondo nkunda kuza kukureba kubera ngo urukundo rwa rugorumana mu mutima wanjye Kangwambwiye ko mfite umuntu ukunda ndabisize byaro ugiye kubwira ariko nanjye ndagukunda kandi urabizi iyo umuntu yakunze barakugira ngo ube warukuramo biragoye kuko urukundo ni ikintu cyiza kandi usanga ari ikintu iyo cyamaze kugera muri wowe birabanye kugira ngo ube wakireka muri wowe aho kigenda kigurumana n'umunsi ku munsi uko ngenda nkubona birushaho kugenda bwiyongera cyane ahubwo natitaye ngo harambwiye ngo ufite umuntu ukunda nanjye ndabati ndagukunda amahitamo ni ayawe ko nakubwiye umwanzuro si ngo wumva bizakugeza kuki gusa nta kibazo nyine nta kibazo sima ko wabambye mu muryango noneho habaye mbamba mu muryango mbambiki kuko banegereye ushaka kumbwire ukuva ryari untangira imyenda yanjye nambarana n'abantu bose imyenda ese wabikowe habaye ngiye mu nzu ugiye kwambara imyenda yanjye nakunze kwambara ndayibura ngo nabaye iki bibye imyenda yanjye basigaze yawe wabaye iki imyenda yawe yagiye nsanga riranshinze umukobwa wayihaye ariko wamukobwa we mwese ko muri abana banjye we wabaye nemeye ukanda kucyuriya mwana umwibasira habaye ndashaka imyenda yanjye kabiri kangahe ngiye nambarana n'ingegero babazanye yambaye bigutwaye ko muri abakobwa mungana ko muri mu kigero imyenda kandi yirabura habaye iki ayambaye bigutwaye ngenda nambara yiwe kuki utayambara se ko ari nyambarira iki se kiracyana ariko si umukobwa kwari wabaye iki nshaka imyenda yanjye yagiye hese ubu nshaka imyenda yanjye irahari jya gushaka neza nta muntu hano ujya wiba imyenda nshaka imyenda yanjye iri mu nzu hari aho yagiye se none ndi kuyibabaza ntayibuze cyangwa se niba uriya mwana yayambaye niba yambaye bitwaye mama we nsange yayambaye bigutwaye iki nsange yayambaye yaba bitwaye iki sibyo se sibyo ndashaka imyenda yanjye bitemewe uri kunsuhuza iki nindabona ubwiye ngo unyambarire imyenda ariko nanjye ndagukunda njye nyine numvaga ibyaba byiza ari uko washaka undi kuko njye mfite umuntu nkunda ntugire ikibazo pe mukunda mwiteho gusa nanjye ntabwo bizambuza kukwitaba si byose ndetse n'uzaba umeze nk'uri gutegera rego umwana mwiza ntabwo ari ugutigiye kandi nzi neza yuko bizashyira bikemera buriya igihe wasenga mu gusenga buriya ibintu byose birebera nizeye ko bizakunda ukumva ko se namureka nkagukunda buriya ntabwo bizi rero hari igihe ushobora gukunda umuntu ukajya kubona ejo bundi umubonye inenge cyangwa ukabona hari ibintu biri gucamo cyangwa ugasanga nubwo mukunda aba afite ubundi akunda ukazashiduka nanjye wasanze wankunze ibintu bikarushaho kuba byiza bitewe n'uduke nanjye nagukundaga gusa rero ntugire ikibazo nujya ubona nje kukureba ntuzagire ikibazo uzajya umenya ko ari ukubera urukundo nanjye aricyo gituma nza kukureba nta kibazo ariko upfa kuba utazambangamira ndi kumwe n'uwo nkunda ngo ubigaragaze ntugire ubwoba nta kibazo
kibazo pe. yakonsere ndagukunda Urakoze. gira umunsi mwiza n'akazi keza Yego mama. sawa ubundi nsuhuje iki amaboko yanjye arahana baryari baryari bambara imyenda yawe abakobwa mwe muri mbambara kuva ryari nyambara imyenda ubundi ko numvise ko ino jipo yakwanze kuba niyambariyeho bigutwara kubera nyanze biguha uburenganzira bwo Jerimene cecekaime wowe habaye icyo kuzi ko uyu mukobwa asigaye afite intambara nazi ikibazo yagize ariko mwese ko muri abakobwa nabyaye habaye wowe kuki wambaye imyenda y'abandi cyo wambara iyawe mwese narabaguriye sibyo nta ntambara nshaka hano aba bakobwa ra ntabwo muzi ko muri ubundi kuki mutakwambara na habaye aba kwambara na ngiye mvukana nacyo ariko ubwirwa n'iki ko atari wowe ubyara ntabwo mvukana ngiyewe n'urunguru ariko uyu ni umwana nk'abandi ni umwana wa murumuna wawe habaye murumuna wa nta murumuna wanjye ngira ubibwirwa n'iki ko ari wabimbwiye kuva kera kandi ngiye bucura nkaba ndi n'imfura nta murumuna wanjye ngira ceceka reka gezaho uyu nawe ntazongere kwambara imyenda itariye sibyo eme uranyumvise imyenda wagira ngo ngenda kugurira wanjye gera wowe uragura wowe ugura imyenda ntazongere kunyambarira imyenda ntabwo ari nyina wayiguze basi mubarire ntabwo nzongera ubu bwa mbere n'ubwa nyuma nkora yaba imyenda yaba inkweto umukobwa hari umukobwa si yewe mwa habaye ntuzongere kwambara imyenda itari yawe sibyo mbabarira akantu nzi ko yamwanze ariko kubabangiza ntugende uyikuremo unayimese uyanike amahoro ahinde ariko ntuzongere sibyo ubuse n'ikintu isanzwe cyagera ntacyo ubwo ntuzacyane ujye ukoresha ibyawe nawe akoresha ibyo birangire kuko intambara muri uru rugo y'imyenda y'ibindi byose mujye mugendera ku murongo nabahaye n'uyu ndawutanze jya wambara ibyawe sibyo sawa ngaho jya mu nzu kuyikuramo unayimese uyanike naza kurera bitoroshye noneho kurera ihene ibanza byo bigoye ko nta kintu Cyangwa mbona neza giga. ndagiye Muri barugendo. so mbona ndagiye Yesu. nigise mbona gusa ntabwo byoroshye abari ibintu binyoroheye yawe na ariko ni ibintu makuru Basi muzatinda. ntabwo uzatinda ariko twebwe turavuga neza abazajya kubona. abazajya bamugana amategeko yanjye n'ibindi Ibyo muzatinda. ko nzagerageza amahoro gusa nyine urabura urimo hano urabura Nta kintu kizingiye nyine. jya muhagarara n'abashuti bawe nyine bazi bakumva ibintu nta kibazo Yesu irungumva. Sinzabikira nzagukumbura cyane. Shani, I love you. Shani, kuweza kukumbura pe. Tumbo nanjye gukumbura naragenda. Shani, mubwire muri mwiza. Wewe ugiye ikibazo we ntabwo mfuye. Aya ntabwo uzatinda. Nyine kuba kure y'amaso ntabwo ari kure y'umutima. N'ubu wamerekeza nkagenda. I love you. Love you too.